nyuma y'uko Imana ikongerera imbaraga hahishemo iki? Hahishemo intsinzi ikomeye, hahishemo ububasha bukomeye, hahishemo ubushobozi bukomeye. Imana ikongerera imbaraga mu izina rya Yesu, utsinde ibyagutsindaga, unanize ibyakunanizaga, ukubite hasi imigambi y'incakura, kuko ijambo tuyagana rero ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice byaho 40 ku murongo waho wa 20 hari amagambo meza ahanditse, amagambo akubohora, amagambo akongeramo inkomezi. Ijambo ravuze ngo niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije ikamwongeramo imbaraga. Niyo iha intege abarambiwe kandi umuntu utibashije ikamwongeramo imbaraga. Imana yo mu ijuru ikongerera imbaraga mu buzima bwawe bwa buri munsi, ikongerera imbaraga mu izina rya Yesu. Buriya unugwa ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi hatabayemo kongerwamo imbaraga n'Imana ntacyo twageraho. Hatabaye kushirwamo imbaraga n'ishobora byose ngo Imana itwongerera imbaraga mu byo dukora mu migambi yacu, abantu bazadutegerezamo umusaruro ntibawubone. Ariko ijambo mviko rivuze ngo niyo ihinege abarambiwe kandi ngo umuntu utibashije ikamwongerera imbaraga. Imana ikongerera imbaraga mu migambi yawe, Imana ikongerera imbaraga mu byo ukora, Imana ikongerera imbaraga kugenda, Imana ikongerera imbaraga muri plani zawe za buri munsi mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose rero buriya niwe mufatanya bikorwa cyangwa niwe mutera nkunga mukuru mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko tugerageza gushaka gukora ibyiza, ibibi bikadutanga imbere. Ariko Imana atari idukomeje, Imana itari itwongerereye imbaraga mu batugenza, mu baturwanya, Imana itatwongerereye imbaraga mu bintu biduhagarara imbere ndetse biturusha imbaraga, biturusha ubushobozi, hatabayemo kongerwamo imbaraga. Buriya nubona umuntu arimo akora ibintu by'indashyikirwa nukagira ngo niwe, habayemo kongerwamo imbaraga n'Imana. Imana itakongerereye imbaraga, Imana itakongerereye ubushake, Imana itakongerereye ubushobozi, umwana w'umuntu nta kintu yagera. Umva iki ijambo rivuze rero ngo niyihe intege abarambiwe. Nibwo ngo hari ibintu urambiwe rero, hari ibintu ubona ntubibonera ishusho, hari ibintu ubona ntubibonera inzira, hari ibintu ubona ukavuga ngo amaherezo y'ibi azaba yaye. Ijambo umva icyo rivuze ngo niyo ihe intege abarambiwe kandi ngo abatibashije ikabongerera imbaraga. Urebye mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ubuzima ubayemo hari ibintu byinshi urambiwe, hari ibintu byinshi urambiwe kandi nubwo birambiwe ugasanga utabifitiye igisubizo. Ijambo ravuze rero ngo niyo ihe intege umuntu wese urambiwe, ngo utabashije ikamwongerera imbaraga. Hari igihe umuntu abaho ari umukobwa cyangwa ari umusore agashaka nk'uko abandi bashaka, yagera mu rugo agasanga umugabo we anywa inzoga kugera kuri doze yo kunanirwa kumenya ahataha, akagira ngo bizashira, ahubwo bikagenda byiyongera bikagera ku mwanya rero arambirwa, akavuga ngo ubu buzima iherezo ryabwo ni irihe. Umva iki jambo rikomeye ngo niyo ihe intege abarambiwe kandi ngo utibashije ikamwongerera imbaraga. Imana ikongerera imbaraga muri situwasiyo unyuramo, Imana ikongerera imbaraga kuko nyuma yo kongererwa imbaraga hari intsinzi, nyuma yo kongererwa imbaraga hari gutabarwa, nyuma yo kongerera imbaraga hari message nzima irimo ihindura ubuzima waciyemo. Imana ishobora byose guha umugisha muvandimwe. Ijambo ravuze ngo niyo yonyine rero ihe intege abarambiwe ngo utibashije ikamwongerera imbaraga. Unanirwa kwibasha ryari? Hari igihe umuntu agera muri situwasiyo, hari igihe umuntu anyura mu buzima akibaza atari ko se Imana tuvuga, Imana nasenze irahari kuko yemeye ko nca muri ubu buzima, yemeye ko nyura muri ino situwasiyo? Imana koko, Imana nasenze, Imana naturiye, Imana naramije, niyo yemeye ko nyura muri ubu buzima? Haleluya. Ijambo rivuze iki rero ngo niyo yonyine ihe intege abarambi ngo utibashije ikamwongerera imbaraga. Nubwo ngo mu buzima bwa buri munsi hari igihe umuntu ahura n'ikibazo cy'uburwayi, ukarwara ukaremba ukagera kure, indwara ikakubabaza,
ikababaza umubiri, ikababaza ubugingo, ikababaza umuryango, ikababaza inshuti, mbese ugasanga ubayeho mu buzima nakita yuko ni ukuvuga ngo bwo kujugunya ibyiringiro. Ariko ijambo riravuze ngo niyo iha intege urambiwe, utibashije ikamwongerera imbaraga. Nyuma y'uko Imana ikongerera imbaraga hahishemo iki? Hahishemo intsinzi ikomeye, hahishemo ububasha bukomeye, hahishemo ubushobozi bukomeye. Imana ikongerera imbaraga mu izina rya Yesu, utsinde ibyagutsindaga, unanize ibyakunanizaga, ukubite hasi imigambi y'incakura, kuko ijambo riravuze ngo niyo yonyine itwongerera imbaraga. Iyo Imana ikongerera imbaraga ugera ku byakunaniye, iyo Imana ikongerera imbaraga ugera ku byagutsindaga, y'Imana ikongerereye imbaraga usimbuka imitego abantu bagutega, y'Imana ikongerereye imbaraga ugera kuri byinshi kandi bigishizemo biri mu kuboko kwiza kw'Imana. Imana iguhomogeje. Hari amagambo meza dusanga mu itangiriro, tubona uburyo ki Abisiraheli bari mu maboko y'ubunyage cyangwa bari munsi y'ukuboko gukomeye kwa Farawo, bari mu buretwa bukomeye, bamaze imyaka 400. Nuvuga ngo bageze aho barambirwa ubwo buzima, bibaza ngo ariko iherezo ry'ubu buzima ni irihe? Iherezo ry'ubu bubata ni irihe? Ese ko tubona turimo dukurira muri ubu bubata? Ese ko tubyarira muri ubu bubata? Ese ko dusazira muri iherezo rizabiri? Ijambo rivuga ngo niyihe intege abarambiwe, kandi ngo utibashije ikamwongerera imbaraga. Imana yabongerereye imbaraga muri buriya buzima, ndetse ikangura ubwonko bwabo, imitima yabo irakanguka, bibuka gutabaza ishobora byose. Imana iyo mu ijuru, ijambo rivuga ngo mbonye kubabara kwawe, mbonye agahinda kawe, mbonye amarira yawe, nibuka isezerano nagiranye nawe. Imana ishimwe cyane. Ijambo rivuga rero ngo niyo yonyine ibasha guha imbaraga umuntu wese urambiwe, utibashije ikamwongerera imbaraga. Imana itakongerera imbaraga waseba, Imana itakongerera imbaraga ntacyo wageraho, Imana itakongerera imbaraga imigambi yawe yaba ubusa, Imana itakongerera imbaraga wakora ariko ibyo ukora ntibikunde, Imana itakongerera imbaraga mu buzima bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo ubwonko bwacu kugira ngo butekereze neza, haba habayemo gushyigikirwa n'Imana, kugira ngo imigambi yacu dufite mu kazi kacu ka buri munsi dukora, Imana itaduhaye imbaraga nta kintu twageraho. Ndetse iyo no kugenda no kubyuka no ibyo dukora byose haba habayemo imbaraga z'Imana. Ijambo rivuze iki? Ngo niyihe intege abarambiwe. Hari ibintu urambiwe, hari ibintu ubona urambiwe, Imana ikongerera imbaraga. Hari ibintu ubona mu buzima bwawe bwa buri munsi warurambiwe, hari ibyo ubona byari bimaze kugucanga, Imana ikongerera imbaraga. Imana ikongerera imbaraga ni ukuvuga ngo uhinyuza ibyagucaga imbaraga. Imana ikongerera imbaraga ugera ku byo Satani atifuzaga kugeraho. Imana ikongerera imbaraga ugera ku byo abarozi batifuzaga kugeraho. Imana ikongerera imbaraga ubuzima bwa magara yawe ahinduka icyitegererezo mu bantu. Ndimo ndavuga ngo Imana ikongerera imbaraga mu izina rya Yesu. Imana ikongerera imbaraga mu bitekerezo, Imana ikongerera imbaraga ku iseta ukoreraho, Imana ikongerera imbaraga muri office ukoreramo, Imana ikongerera imbaraga mu modoka ugendamo, Imana ikongerera imbaraga muri ka business kawe gato ufite, Imana ikongerera imbaraga mu izina rya Yesu. Iyo wahawe imbaraga n'Imana, utsinda ibyagutsindaga, ukubita hasi byagombye kugukubita hasi, unaniza imbaraga zose z'umwanzi, usenya ibirindiro by'abazimu n'abadayimo, kuko habayemo gushyigikirwa n'Imana. Nari mvuze ngo Imana igushyigikire mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Imana ishobora byose igushyigikire, ibyo utagezeho ubigereho. Imana igushyigikire, ikongerera imbaraga, Imana iguha ububasha n'ubushobozi, Imana ikugirire neza muvandimwe mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.